tunejejwe no kongera kubagezaho iyi nkuru ibabaje kandi ikomeye, inkuru y'umubyeyi twasuye mu karere ka Nyanza, si muri Nyanza mama? Umurenge wuhe? Umurenge wa Mukingo. Yego, aha tukaba twagira ngo tumusabanze twibwire. Twahasanze abana babiri bafite ikibazo cy'ubumuga, umwe urwaye cyane bikomeye, ubona ko uyu mutoya ari witwa nde? Mushimiyimana Yvette. Undi akitwa Mwizere Jean Pierre. Yego, mama watangiye utwibwira, utubwire igihe aba bana bagiye ubumuga, utubwire uko byagiye bikugendekera mu buzima, subayeho gute, muri make utubwire mu nshamake y'ukuntu ubuzima bumeze, kugira ngo n'abadukurikiye kuri Amigos TV Rwanda babashe kumva ukuri, babashe kumva uko bimeze. Ese umuntu yagufasha gute? Yabasha kugufasha ni gute? Se byagenda se hari wabasha kwiga se byibura? Watubwira. Abana batangiye ubumuga bafite amezi ukwezi. Natangiye kubona ko batangiye utwibwira amazina kugira ngo yego. Yego. Natangiye nyine umwana ari uruhinja. Yego. Nangira mbona afite ikibazo cy'ubumuga, mujyana kwa muganga. Umukuru Moise? Umukuru Moise. Yego. Ngejeje ku kigo nderabuzima kwa muganga, barambwira bati umwana afite ikibazo yavukanye. Iki kibazo cye ntabwo cyavurirwa mu Rwanda, cyo ufite ubushobozi ukajya hanze bakaba ariho bamuvura. Kuri Moise? Kuri Moise. Ubwo umwana ndakomeza ndamukurikira mujyana kwa muganga. Nanga ati rero mama ni ukwihangana, umwana yavukanye ikibazo kandi ntabwo twabivura, ntacyo twabihindura. Ubwo umwana ubumuga bukurana gutyo. Cyakora agize amahirwe mbona abashije kwicara. Yaratangiye kwicara afite nk'imyaka 2. Atangira kugenda afite nk'imyaka 5. Nuko mbasha kumujyana kwa muganga, babasha kumfasha igatagara ku kigo ngororangingo. Nuko barafasha abasha guhaguruka aragenda. Gusa ubu rero numize, ubu n'umwana uba mu rugo nta kwiga, nuko nyine ni ukwigunga uko nguko. Ntabwo yabashije kuba twagira ubushobozi ngo tumujyane ku ishuri byemwerere cyangwa se bimunanire. Yigomeye mu rugo gutyo. Ni ukuvuga ntabwo aragera ku ishuri na rimwe? Ntabwo aragera ku ishuri na rimwe. Uwo nguwo mukuru uhagaze? Uyu uhagaze. Yego. Ubwo rero ngize ibyago rongera mbyara undi mvuga nenda nakwishumbusha, nawe ahita aza ameze uko nguko. Ubwo rero nawe yafashwe nawe ari uruhinja, akura gutyo, mba mu gahinda no mu kababaro gutyo mpaka mbibamo, kugeza ubwo abana nsigaye mbarera njyenyine, ubwo ariko icyo gihe twari kumwe na papa wabo. Yego. Rero uyu nguyu afite imyaka 12. Uwo nguwo uteruye? Ni nteruye. Niwe witwa? Yitwa Mushimiyimana Yvette. Mushimiyimana Yvette. Ntazi kwitamika, ntazi kuba azi nimba ndi mama we, ntazi kuba yavuga ati ndajya kusoba cyangwa kuri wese. Ubwo rero nuko nyine mufata kumugaburira no kumutamika, nuko nta kintu yiziye. Nuko ubwo n'akabiswi ntiyabasha gukatamira? ntabwo kereka kumunombera mu gikoma pe, kumushyira mu gikoma. Nabashije ariko no kumva namujyana igatagara kugira ngo ndebe ko hari icyo bafashaho mu kumuvuza, wenda tugerageza ngo bamurambure imitsi. Ubwo umushinga wamwishyuriraga urahagarara. Uhita uhagarara? Uhagaze rero ubwo ndamwihorera yigumira hano mu rugo gutyo. Nuko twibereyeho mu buzima busanzwe. Ngize amahirwe nkajya kubacira inshuro, nkawe icyo kubagaburira, ubwo mba numva ari ibyo nta kindi. Mushimiyimana afite imyaka ingahe ubwo? 13. Moise? 15. Ubwo barushana imyaka 2? Cyangwa niba ntibeshyeho ushobora kuba murushaho 3 yonyine. Yego. Kuva Mushimiyimana yavuka ntarahagarara na rimwe? Ntabwo arahagarara na gakeya. Ntarabasha no kwitamika na rimwe? Nta kintu na gitoya rwose yashobora. Yego. Papa wabo yaje kugusiga ryari? Yakubwiye izihe mpamvu? Ntazo yambwiye. Yagiye ryari? Yagiye nko muri 2014. 2014. Ubwo kuva 2014 kugera 2019 ntabwo mwongera kubonana? Gusa ntabwo yagiye ahantu kure. Hari ukuntu ibintu biba biriho nk'uko bakakubwira ati abahangaha ahantu runaka, ahantu runaka nk'uko hatari ahantu si Bugande, ntabwo ari i Kigali, ntabwo ari ahantu kure cyane. Njya numva ko hari aho abanyine. Umuntu kuvuga ngo kuva mwebwe wagiye yabona ko umwana afite ikibazo, ntabwo yongeye kuguma mu rugo?
oya ntabwo yongeye kuguma mu rugo. yahise abahunga arabasiga. Yarigendeye. Yo. Birumvikana inshuti rero zidukurikiye kuri Amigos TV Rwanda, turi hano muri uru rugo rw'uyu muvandimwe wagize ikibazo cy'abana be bakavukana ikibazo cy'ubumuga. W'umukobwa witwa Mushimiyimana ntabwo abasha guhagarara ndetse no kurya nk'uko mubibona, muragenda mubibona. Ntabwo abasha kurya, ni ukumutamika, ni ukumunombera mu myaka 13 amaze. Nuri uhagaze muri kubona witwa Moise nawe nuko uretse ko we ubona ko atangiye kugenda asa nkaho abasha kuvuga, aramutse abonye nk'ubufasha ashobora kwiga bigashoboka, ndetse uretse ko wenda bishoboka ko mama we adubwire waduha ibisobanuro wenda birambuye impamvu atigeze agerageza kumujyana mu ishuri. Mama, kubera ko utigeze ugerageza kumujyana mu ishuri ngo urebe ko wenda byakunda? Ntabwo nigeze naje kumujyana mu ishuri i Gatagara ku kigo abana babasha kujyayo. Yego. Bambajyanyeyo abayobozi b'ikigo barambwira bati ntabwo uyu mwana yabasha kwiga mu iki kigo cya Gatagara. Yego. Bati tuzagukurikira tumushakira ahantu ashobora kujya kwiga bahwanyije uburwayi afite. Narategereje narahebye. Bakurangiraga hehe? Bambwiraga ko ari ahantu kure, ntabwo nibuka amazina yaho. Ubwo rero akambwa ngo ntabwo yabasha kwiga i Gatagara. Ntabwo yabasha. Niko basobanuriye abayobozi b'ikigo cya Gatagara. Yego. Okay. Ubwo bakubwira ko bitashoboka ko ashobora kwiga hari i Gatagara ngo bishoboke ko naje no kumujyana ahantu hitwa Kibirizi. Kibirizi i Butare iriya ndahabona. Yego. Mageze naho barambwira bati ntabwo twamwakira n'uwa kure. Twakira abana ba hafi ahangaha imodoka ibasha gucyura ikongera ikajya kubafata. None aho ngaho ntabwo imodoka yabasha kuhamukokera, ufite ubushobozi ukajya umuzana. Ni ukuvuga ngo Ikibirizi bamushobora? Kibirizi rwose narahagiye ndahazi, bamushobora bari banyemereye. Bari bakwemereye? Ariko biba ngombwa ko ngo ninjye ntega buri munsi muzane nongere mugarure mu bushobozi mbana bukenda mwihorera. Mushimiyimana se ubona we byashoboka? Mushimiyimana nawe ntabwo byashoboka. Rwose ntabwo mbona kwiga rwo byashoboka. Mushimiyimana ubona nk'umuntu yamufasha iki kugira ngo ubuzima bwe bugende neza? Wenda ikintu abura ni nk'iki? Ubona ari nk'iki kibura kugira ngo? Ikintu Mushimiyimana abura ndi umuntu ushoboye. Namujyana nk'uko bari batangiye umushinga wawe ndihirira kugira ngo bamurambure ingingo. Bamurambure ingingo? Gutya yarihinahinnye. Amaguru arihina? Arihina gutya, amaboko ntarambuka uko nguko. Ntabwo arambuka? Bakamurambura nk'ingingo z'impunzi gutya z'amaboko. Yego. Ikindi nyine nkamushakira nkamukorera ibishoboka byose by'ubuzima, nkamugaburira, nkamwitaho. Mfite ubushobozi ngiye nicyo namukorera kuko nta bwenge mu mutwe afite. Ubona nta kintu kirimo? Mbega mu nta kintu yakwakira, ntiwamuha ikintu ngo yakire? Nta kintu yakwakira, dore ari kumuhereza ntiyakire. Yego. Biragaragara. Ubona ko asa nk'umuntu nk'utareba? Aba gusa nk'utabona pe. Ariko wowe ashobora kukubona akakumenya? Sibyo kumva mvuga. Ijwi ryanjye ararizi. Ararizi? Iyo mvuga aranyumva, abandi bana bamukina n'uruhande agaseka. Akishima kumva ko afite umunezero. Yego. Nkabura mpamvu wabonaga azungazunga kuriya aserera, yumva ko muteriye nkagiye nko kumugaburira. Ibura bwa ku isaha yo kurya igeze, yumva ko buragiye nko kurya. Ibura yari yabimenye. Ni ukuvuga mu myaka 13 nuko abayeho ubwo buzima? Ubaha akabiswi suka reba uko. Gusa yapfa kukamera ngo nagahekeye. No kukanomba. Kamunombera, kamuha ibintu byoroshye. Mu kumugabura mu bintu bimutunga mu buzima biba bingoye. So bamutekera nk'uko ibiryo by'icyaro bya Kinyarwanda, imyumbati, ibijumba bazabashe kubirya, no kumushakira ibintu biba byoroheje. Ibintu byoroheje. Nibwo buzima bwe. Yego. Mama, murakoze rero ku kiganiro cyiza tugiranye. Natwe turagerageza gukora ubuvugizi. Ndabizi neza ko aho Imana iri ibintu byose birashoboka, kandi nzi neza ko mwizera Imana cyane rwose. Byanga bikunda Moise birashoboka ko yabasha kwiga, ndetse na Mushimiyimana akaba yabonerwa ikintu gishobora kumufasha, bakaba babasha kumurambura ingingo byo bakabasha guhagarara. Yenda yabishobora rwose simbizi kuko yarongeye arihinahina umubiri, ahantu hose harihinnye gutya harihinnye. Yego. Mama, murakoze rero, ndabashimiye. Imana ibahe umugisha. Tuzagaruka ubutaha, ndimo ndabiteganya cyane vuba, tuzagaruka tuganire birambuye. Murakoze cyane.